Bakunzi ba Kamanzi Official, ndabasuhuje cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Maze iminsi tutavugana kubw'impamvu zitandukanye, ariko nagarutse ntabwo nahera. Nagira ngo rero ndashe ku ntego, nsabe utarakora subscribe ayikore, kandi wayikoze ntibagirwe kulayikinga, gukanda kuri like, no kwandika muri comment ndetse no gusharinga cyangwa se guhererekanya inkuru. Niki rero mbazaniye muri Pi Network? Muri Pi Network mbazaniye mbere na mbere na amakuru ajyanye n'itangazo rimaze iminsi. Icya kabiri no kubibutsa igikwiriye gukorwa biri mu buryo bubiri. Buryo bwa mbere ibyo dusabwa bishya, buryo bwa kabiri ni ibyangombwa. Reka wenda mere ku cyangombwa. Ibyangombwa nta bindi, ubundi dusabwa kumayininga kuruta ibindi byose, hanyuma tukagerekaho kuzuza ibisabwa, mainnet checklist na verifications, kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ntambwe ya 9. Kugeza ubu ibyo ngibyo bireba abantu bashya. Hanyuma ariko tukanakora verifications y'ibintu bitanu. Kimwe tugikora turegisteringa muri Pi Network, naho ibindi tubyuzuza uko tubonye uburyo cyangwa se tubimenye. Harimo phone number, hakabamo Facebook, hakabamo email, hakabamo KYC ndetse na password. Hanyuma icyo cyari ibyangombwa tugomba kuzuza, mainnet checklist ndetse na verifications. Hanyuma ikindi tugomba kuzirikana, hari icyo bita two-factor authentication. Two-factor authentication murabyibuka, wagombaga kuverifyinga email, ukaverifyinga wallet muri step ya gatatu cyangwa mu ntambwe ya gatatu, bakakwereka uko ugenda bikora. Ariko ubu byimukiye muri wallet address. Ubusigaye bikora bakakorienta muri wallet address, ukinjira muri blockchain. Muri blockchain rero ni ukuvuga ngo ufata, iyo umaze kuverifyinga phone number yawe, email, ufata ukopia passphrase yawe ukayipestinga cyangwa ukayishyira muri wallet kugira ngo ubone uko winjira muri blockchain. Iyo winjiye muri blockchain bakwereka iyo bakugezeho, cyane cyane ubwo birareba abakoze KYC. Bakwereka Banksa ifatanye na KYC with Pi Network. Ariko ugasanga wenda kuri Banksa birafunguye, ariko kuri Pi Network baracyakwereka ngo unavailable. Iyo kuri Pi Network bimaze kuba activate, nibwo ushobora kubyuzuza. Kubyuzuza rero ari guca muri Banksa bakakwereka imyirondoro yose wuzuza, ariko ntibifunguke mu gihe muri Pi Network bitaraba activate. Iyo usanze muri activate mwibara mu nyuguti z'umweru mwibara rya move, nibwo ufunguraho hanyuma ukuzuza ibyo bagusaba. Iyo umaze kubyuzuza muri Pi Network, muri KYC ya Pi Network, ubwo na Banksa iba byahuye kubera ko biba bifatanye. Icyo rero ni igishya tugomba gukora, umuntu wese uziko yabonye KYC, yakoze KYC. Ariko mbibutse ko ntabwo uwakoze KYC wese afite iyo notification ya wallet verification. Nkuko tutabonera KYC rimwe, ni nako niyo ngiyo tutayibonera rimwe.
ariko kugira ngo umenye ko wayihawe ugomba guhora ubisuzuma buri uko umaze kumayininga. Uko umaze kumayininga bariko ufata passphrase ushyire muri wallet, winjire muri blockchain urebe ko baguhaye Banxa wallet of Pi network verification. Hanyuma ucunge neza yuko bakwemereye kuyiguha no kuyifungura ukayikora ni kimwe. Kimwe ni hari kuyiguha, hari no kuyifungura ukayikora. Hari rero bayiguha batarafungura kuri KYC ya Pi network. Icyo gihe urakomeza ukabigerageza, ukagerageza ugategereza bakayiguha. Ibyo mbabwira nibyo niko byagenze kuri benshi. Hanyuma ubwo icyo ngicyo ni cya kabiri tukivuyeho, nababwiraga ibyo ugomba kuzuza ni ihame, ariko hakaba na verification nshya ya wallet. Noneho ubu ngubu bifatanye na Banxa twarayibasobanuriye, musubire mu biganiro muyumve neza. Hanyuma noneho hakabaho icya gatatu ari nacyo sorizaho itangazo rishya, update iri muri Pi network. Iyo update itangira itwereka ibyamaze gukorwa muri Pi network, kandi bikaba byarakozwe ku bantu benshi, buri miliyoni 10, 20, ntago ari agafuka imvugo rimwe, kandi bikaba byarakozwe hari byinshi mu bikorwa remezo byari bitaruzwa. Ubu rero bitewe naho ibikorwa remezo byo muri Pi bigeze, biroroshye kandi bifite icyizere yuko ibirimo gukorwa isaha n'isaha byaba ari byinshi kandi bitanga umusaruro. Ubu rero icyo baduteguje cyangwa se baduteguje, ntabwo njya nihutira kuvuga ibintu nubwo nimbeshyirwa ngo wenda nari mpuze, ariko nta nkuru isaza igihe cyose gihari. Niyo mpamvu nje kubibabwira none kandi rimaze iminsi nta kibazo kirimo rwose. Ubu ikiriho ni ukutwereka yuko ababonye migration n'ababonye migration ya Pi bamayininze zituruka kuri mikoreshereze ya systeme, ama rewards n'amabonuses. Ubu hakaba hagiye kuzaba indi second migration no kurenzaho, bazajya batanga iz'ukwezi, buri mezi 3 se, ukwezi, igihembwe, gutyo bakamenya ngo ku kwezi hatanzwe izinizi cyangwa harazatangwa izinizi, muri iki gihembwe hamaze gutangwa miliyoni zingahe z'abapioneers bamaze kubona migration. Ubu noneho igitahiwe nuko bagiye kuzatanga migration. Hari benshi twabonye migration, ariko hari Pi tutabonye cyane cyane izituruka ku ba referral team. Referrals hari babandi ukomokaho, hakaba nabo ninjije noneho. Abo babafite rero bitegure yuko Pi zabo batari babona nazo zigiye kuba migrated cyangwa se zigiye kwimurwa zikajya kuri konti. Ibi ngibi kandi birajyana nuko basobanura muri iryo tangazo yuko iyi ngiyi ni roadmap bisanzwe muri white paper. White paper isobanura ubundi biri kimwe cyose. Hano rero baje kwibutsa, kandi ritangazo rikozwe mu buryo bwo gusubiza abitotomba. Pi yaradusutse, yakubeshya iki? Wenda wambwira uti dore Pi yadusezeranyije kuduha ibi bintu igihe iki n'iki, none cyararenze nta kintu iduhaye. Ntabwo ariko bimeze. Umuntu aravuga ngo Pi yarabahemukiye, aba ni babandi bandye vuba, abashaka kurya vuba bajya kurya imyotsi yirika vuba, ariko ikagira ingaruka. Namwe murabizi ko napfa kumira umwotsi ngo areke gukorora. Rero mureke twe kumva Pi nk'imyotsi, twe kumva Pi nk'impumuro, twe kumva Pi nk'umuyaga uhuha. Pi ni ubutunzi, ni ubuzima, tuzasindagirana, tuzagendana iminsi yo kubaho kwacu.
nagira ngo soze nshimangira cyangwa se nibutsa ariko nanashimangira yuko buri mupayiniya wese akwiye kwita ku kintu bita mining cyane cyane. Muri payi barakinjiramo bashaka kwinjira muri payi, atabishobora bazabwire mbafashe, yaba ari uwo mwinjiriza cyangwa se uwo ushaka kwinjira. Mbibutse yuko kwinjira muri payi nta gishoro kibamo, ni megabyte ukoresha zisanzwe. Icyo zakubwira no kubwira ntibinjira batya, nta kindi nta gishoro kibamo habe na muri payi. Uzakubwira ko ari igishoro kijyamo, zamenye ko atari payi network. Rero nagira ngo soze nshimangira kandi nibutsa yuko kumayininga ni ingenzi cyane, kandi itangazo muryumve nk'itangazo riza kuduhwitura kutwibutsa ibiri muri white paper, muri roadmap yaho. Bakaba baduhaga uburyo bagiye kujya bimura payi periodically, mu buryo bw'ukwezi, uburyo bw'igihembwe, gutyo kuzageza ibintu bigeze mu buryo. Bijyanye n'igiciro cya GCV ibyo ntabwo tubitindaho, igiciro cyaremewe ariko ntikiremezwa. Ibyo niryo jambo ryiza nabonye nakoresha. Igiciro cya payi na agaciro ka payi ibihumbi 314,159 by'idolari karemejwe, karemewe ariko ntikaremezwa. Icyo nacyo nyigarukirizaho. Kasoze nsaba abantu bifuza kwamamaza kuri Kamanzi Official, tubaca udufaranga duke cyane. Icyo waba ukora cyose ngwino duhamagare, tuvugane, tukwamamarize ibyo ushaka ko tukwamamariza. Abafite amazu akodeshwa, agurishwa, amasambu, buri kimwe cyose, abafite ibicuruzwa, inyongeramusaruro, ibicuruzwa birangurwa byose, ibyo kurya, za kawunga, babizi ko ngo inzara iravuzamo ubuhuha. Duhamagare tuvugane. Waba ufite amashusho cyangwa se amajwi, bitewe n'imikoranire ya YouTube n'aba YouTubers, turikoreshereza amajwi cyane. Yego, hari impamvu. Muduhamagare rero tubafashe kwamamaza kuri make cyane. Umwanya n'uwanyu, mugubwe neza. Hasigaye dukomeze dufatanye kubaka uyu muyoboro uzatugeza kuri byinshi, ari uburyo bw'amakuru ndetse n'ibiganiro kuri Pi Network ndetse na business muri rusange. Mukomeze mugubwe neza, mwishyuke.